mbere yuko ntangira iki gice cy'ibango ry'ibanga ry'uyu munsi cya 359, ndagira ngo nkubwire ko utaza gutungurwa kubera ko mu kanya gatoya iyi nkuru ibango ry'ibanga kuva itangiye kuri episode ya mbere season ya mbere nakoze uburyo nyiteranyiriza hamwe muri bwa buryo burebure cyane kugira ngo noneho n'abantu batigeze bayumva batangire bayumve, cyangwa se undi muntu wifuza kuyumva nanone ayitangiye aze guhita yitangira ari ibintu bitamugoye cyane. Bityo ninyishyiraho nyine ntutungurwe ubona ko wenda hari ikintu cyahindutse. Nanone kandi inkuru y'urukundo nyarukundo nyuma y'igihe kinini tutarimo kuyikora tugiye kuyikomeza nk'uko bisanzwe, ndetse nanone n'izindi mpinduka wenda zizajya ziyibaho n'iyi ngiyi ibango ry'ibanga impinduka zibaye nzajya nyine ngenda zibamenyesha ku buryo noneho tuzajya tuzikomeza nyine nk'uko bisanzwe kugeza igihe zizarangirira. Nutwo ngutwo nashakaga kubabwira, bityo reka twumve ibyakurikiyeho kuri iyi nkuru ibango ry'ibanga uko byaje kugenda nyuma. Nuko gahinda kanyisha amavi yanjye atangira kuzamo ibinya, yihinahina nisanga nsutamye hasi, ndetse sinagira ikindi kintu na kimwe mbasha kumva impande n'impande, mpitamera nk'uri mu busitani bw'ahantu hatuje cyane. Icyakora nkabona Gema na Petronile wisi bari kuzunguza amaboko bari kundeba cyane, ariko hashize akanya akababaro kanjye gatangira kuvamo umujinya ntazi aho uturutse wampagurukije ngahita nsakuza cyane mbwira Gema na Petronile wisi nti nimwiruke cyane uko mushoboye kandi ntimuruhuke kuko baje kuturimbura, ntabwo baratuza tudapfuye, nimwiruke cyane. Nta kindi twakoze kitari uguhunga dukiza amagara yacu. Muri uko guhunga sinzi uko nakomeje kumva amajwi avugira kuri telefone yanjye. Mu gukubitaho ijisho ntungurwa no gusanga mu buryo ntazi ibuto ishyira amajwi hanze loudspeaker yikanzeho, kumbe ni Bonita wari uri kumvugisha asakuza ariko simbashe kumwumva. Bituma nshyiramo ekuteri muri telefone ubundi ndayizimya nyishyira mu mufuka numva ibyo arimo kumbwira. Numva ashimishijwe no kumva mwikirije, ambwira nyibutsa ko ari gukoresha satellite, bityo ari kutureba njye na Gema n'igitero n'abasirikare baje kuduhiga na Petronile wisi. Bityo ikintu tugiye gukora nuko ngomba kugenda aho bagema bari, cyangwa se bakageraho ndi kugira ngo dukorere hamwe nk'ikipe, ariko kubera ko ari njye uri kwakira ubutumwa ubwo ninjye ugiye gushaka uko mbageraho. Ariko gukorera hamwe nk'ikipe ari kumbwira ni ugucikira hamwe, kuko ntabwo we nabo bari kumwe bashaka ko twishora mu ntambara nanone, kuko twaba ari ukongera ibyaha. Mbese kuko abizi ko n'ubundi byarangira abasirikare tubatsinze, urukiko mpuzamahanga rukazabona ibyaha byinshi ruzakomeza kutugerekaho igihe bazaducira urubanza tudahari kuko badateganya kutubona. Bonita yamaze mubaza gutyo nabo bari kumwe icyo bisobanura, anyisegura hambwira ko abonye tumaze kwatakwa nta yandi mahitamo yagize uretse guhamagara musaza we afata nka papa we Kapiteni Hiberi, ndetse n'abandi twasize akabereka amashusho live feed ku buryo ubu bari kubona akaga turimo, ariko ntabwo bashaka ko ibyabaye bisubiramo. Bityo nshaka uko negera basuzi Mike ubundi dukike tuvaho ngaho, kandi twibuke ko aho gucikira atari hano mu rugo kuko twaba dukiza ubuzima bwabo mu kaga. Bonita yamaze kuvuga gutyo ndamwikiriza, mu kurenza amaso nsanga bagema twatandukanye cyane. Mpita musaba ubufasha bwo kunyobora agendeye ku ikarita y'ahantu turi, atangira kunyobora inzira nshobora guhuriramo n'abasirikare cyangwa se izo abasirikare batarageramo zose zihinguranye aho bagema aherereye na Petronile wisi. Kugeza ubwo natangiye kubabonera muri Ndivene nabo barambona ibyishimo birabataha. Bonita mbamuretse ahubwo ntangira guhana amasinyare na ba Petronile wisi kugira ngo baze bangereho, kubera ko inzira nari ndimo ari y'abasirikare batarimo, bigaragara ko maze kubakwepa bakurikiye inzira za bagema. Ni nako byagenze, baje kwambuka umuhanda n'inyubako zitandukanya zadutandukanyaga ubundi baba bangezeho. Gema mu kunyambira kwinshi cyane atsikimba mbwira avuga ati reka nizere ko ibyo ndimo gutekereza atari ko bimeze. Musubiza mubwira nti urabona bimwe nakubwiraga, ibyago abantu bacamo hano ku isi biba bishinzwe ikintu kimwe, nta kindi, akenshi ni ukubamenyesha ukuri. Ndaguha urugero aho nk'umuntu ashobora kuba yari umukire udafite n'ikibazo na kimwe, afite abantu bamushungera buri munsi ndetse n'abamuhora iruhande barimo umugore we, abana be, abo bavukana cyangwa se yewe n'ababyeyi be. Azi ngo ibintu bimeze neza, mbese ngo arakunzwe cyane, ariko yakwibeshya agakena mu buryo butunguranye. Wa mugore we akaba ari uhagararira abandi kumwereka ko atigeze amukunda. Abana bamwe bakagumana nawe cyangwa se bagakurikira nyina. Abavandimwe ntibazongere kumuvugisha kubera ko ari umukene. Imiryango babandi bamushungereraga bose bakagenda nka nyomberi.
uwo mugabo biba bivuze ko nta kintu yari azi ubwo yari umukire, ariko ako kanya amenya icyo agomba gukora, ku buryo ahita anabona ko aramutse yongeye gukira atazigera yongera gukora ikosa ryo kwiyegereza abantu, cyangwa se akamenya abamubaye hafi igihe yari akenye akaba ari bo bantu be. Bityo rero mukunzi wanjye, ndabizi ko nubwo wazanye nanjye aha ku rugamba, cyangwa se ngo tuje gushakira umutekano igihugu cyacu, ariko ndabizi ko wakomeje kwishinja icyaha, umutima ugucira urubanza ku kuba ngo waratumye ndwana intambara yari hafi kunyicisha. None se ari wowe wateye iriya ntambara? Ndetse n'umuntu wateye ibi byose ninde narenganya? Iyo iriya ntambara itaba, ntabwo tuba tugeze ku rwego rwo kuba turi hano ngo ibyo uvuze urimo gukeka wifuza ko bitakabaye ukuri tube turi kubikeka. Ari nayo mpamvu mu makosa tutagomba gukora tugomba kuvanamo ikosa ryo kwinubira ibyago, kuko ahubwo ku iherezo uzasanga ibyago n'ibibazo tunyuramo ari byiza, kuko ari byo bizatabara ubuzima bwacu ku mpera y'ibihe. Ndi kumva mfite agahinda, umutima wanjye wuzuye agahinda gakomeye cyane, sinzi aho nerekeza kuko narahiye indahiro ivuga ko ibintu ndi gutekereza ninsanga ari ukuri ndibuze kuvana amaboko muri iyi ntambara, ibintu byose mbireke uko bimeze byigendere, kuko binyeretse ko aka kanya ntari umuntu ubwanjye nanjye ukwiriye kuba umwizerwa, kuko kwiyizera ni ryo kosa rya mbere naba nkoze. Namaze kubwira umukunzi wanjye gema gutyo mpita mfata telefone nsaba Bonita kuncungira bwa nyuma, kubera ko ibintu ngiye gukora nindamuka nemeje ibyo nshaka ntabwo nzigera na rimwe nongera kumubera umutwaro musaba ibintu biremereye. Bonita nsubiza ko hari ku bwanjye, nuko mpita mpamagara Dogiteri Rita arongera aranyitaba, mubaza niba papa we yavuye aho mu rugo aho yaraje kubasura. Dogiteri Rita mu gutungurwa kwinshi ambaza impamvu mubajije icyo kibazo, n'impamvu papa we Venise yagombaga guhita ava aho ngaho mu rugo kandi nyine yaje kubasura. Dogiteri Rita musubirishamo mubaza niba koko Venise akiri aho mu rugo, ansubiza ko ari aho mu rugo n'umuryango wose, bityo mubwire niba hari ikindi mubwiye. Nyuma y'uko nari maze kumubwira ko nshaka kumuvugisha tugahana gahunda y'ejo nyuma ya saa sita, kubera ko ngo ibyo nshaka kumubwira ari ingenzi. Dogiteri Rita yamaze kumbwira gutya amakuru yose nkeneye mpita nyemeza neza, kuko nashakaga guhamya ibintu bibiri. Icya mbere, kwemeza ko atari we udutanze gusa, n'ubundi nigizaga nkana ko nta buryo yaba adutanzemo, ariko bya bintu byo kutizera abantu byanjye nyine. Icya kabiri, kwari ukumenya kwemeza neza ko Perezida Venise ari we muntu udutanze kandi unamaze igihe kinini arimo kuduhiga. Mpita mbyemeza kuko nako kanya ubwo yari amaze kuvuga ko aje kundeba muri karitsiye ya Matewusi, yari akibereye mu rugo kwa Dogiteri Rita akomeza ibyo arimo, ahubwo ahita dushumuriza ingabo zishinzwe kurwanya iterabwoba. Ibyo namaze kubyumva mpita nkuramo ingofero na rinete za fime nari nambaye. Mu gihe Gema ari kumbaza ibyo ndimo, ibyo mbijugunya aho hasi ku ruhande, ubundi ntangira urugendo rwanjye n'amaguru nkaho nta kintu nikeka, mbese nanjye nifuza kwibera umuturage usanzwe. Nta yandi mahitamo nari mfite uretse kubaho ubuzima busanzwe, kuko nari maze kubona ko ubu buzima ntashobora kububamo. Mu gihe Gema na Petero ni Lewis bo batekereje ko ibyo ndi gukora biri mu mupangu, barandetse nyuma y'uko atoye ibyo njugunya akabibika mu gikapu. Njye nta kindi nakoze, nageze imbere hari amaduka acuruza imyenda, ngera hari umusore ucuruza imyenda, mpita musaba ko andebera imyenda n'inkweto bisanzwe byo kwambara. Nuko ncagura ibinkwiriye bisanzwe birimo ipantaro y'ikoboyi, ishati nziza nakwambara nanjye abantu bakabona ko ndi umusirimu, ariko ntihagire umuntu ntekerezaho byinshi cyangwa se ngo akeke uwo ndiwe. Inkweto za timba nari nambaye nzikuramo nshyira ku ruhande, ubundi niyambarira udukweto duciye bugufi, maze nishyura amwe mu mafaranga nari nitwaje mu mufuka yari mu myenda yanjye. Maze kwireba mu kirahure ndeba uburyo ako kanya nta bintu byo guhisha isura, nta bintu byo gufunga amaso cyangwa se ibindi bitangira kunyibutsa ubuzima bwanjye nabayeho ubwo nari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye muri Moriya Academic School. Mbona ko icyo gihe abantu babonaga isura yanjye babonaga ari isura nshya nta kibazo itwaye, mbese ndi umuntu utagize icyo yangiriza. Nuko Gema wari urimo gutora ibyo njugunye byose akabishyira mu gikapu, amaze kubona bigenze gutyo ambaza ibyo ndimo kandi urugamba ruri imbere yacu. Dusohoka hanze mubwira ko we na Lewi bari kwishyira mu bibazo bikomeye cyane, kandi nanjye ubuzima bwanjye bari kubushyira mu byago, kuko niba bakeneye kuba bari kumwe nanjye nibakuremo byose bambaye hatagira ubabona agakeka ko ari za ndwanyi igihugu kiri guhiga. Mu gihe bakiri kubishidikanyaho, abasirikare bari barimo kuduhiga bahingutse muri karitsiye turimo. Bagema mu gihe barimo kwihisha, njyewe nsohoka mu iduka ngenda mbasanga, ndetse abasirikare mpura nabo neza cyane mu mahoro, nishimira uburyo bantambutseho, ahubwo njyewe nkabereka ko meze nk'umuntu utunguwe no kubona abashinzwe kurwanya iterabwoba bari kuza mu baturage mu mujyi hari abantu basanzwe.
mu kureba inyuma mbona uko Gema na Petronile Lewis bameze, bamaze kumenya ibyo ndi gukora ko ako kanya ntakiri kumwe nabo, ndetse urugamba manitse amaboko kubera ko ejo nakwisanga n'isi ubwayo yangambaniye kandi nsanzwe nzi kwitegera amatwi n'amaso n'umunwa, bityo aho kugira ngo nzongere marire icyizere cyanjye ku muntu runaka utari Gema, ngiye kubaho ubuzima bwanjye neza cyane njya aho nshaka, ntege bisi yanjye nshaka, ntege moto yanjye nshaka, ntura ahantu nshaka, ngira inshuti nshyashya. Ariko intambara yo amaboko maze kuyamanika kuko ako kanya nari maze kubona ko ntashoboye na gatoya. Naho impamvu mvuze ngo uretse Gema nuko nari mbizi ko namara kumenya ibyo ndi gukora arahita nawe afata inzira ndimo yambare maske ayikuremo ubundi aze twirebeho ubuzima, twibereho ubuzima nka Max na Suzimike, igihugu nacyo kigira amahoro. Nako nta mahoro gishobora kuzagira kirimo umugambanyi nka Perezida Venizi wica umuryango we, wishe mubyara we n'abana be, agafatanya na Mariyamu w'igikomerezwa wishe umugabo we n'abana be ndetse na musaza we, kirimo Rufusi ushobora kwica inshuti ye magara, ndetse akica umuntu wamukuye mu kazi ko kuba ari umuseriveri uciriritse mu karesitora kari mu mujyi uciriritse nka Merine, akamujyana kuzuza inzozi ze zo kuba yarize iby'ikoranabuhanga, ariko bikarenga akibagirwa iyo neza, akica uwamugiriye neza wamuzanye muri ibyo bintu. Ntabwo igihugu cyazaba igihugu kirimo abantu bameze nka Minisitiri w'Intebe Amba Steve, kirimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uherutse gufungwa yarashakaga kwica abayobozi muri Ice House. Ntabwo byazashoboka mu gisirikare harimo abameze nka General Kelvin ndetse na Gareth Hayinizi. Nakomeje kuzengurutsa amaso nsanga igihugu kitazaba igihugu kirimo abameze nka Dani Marike ari we uyoboye polisi yose, ariko akica abapolisi bakoresha ukuri, kandi polisi n'ubundi ari yishinzwe kurwanya ibinyoma no guharanira ukuri. Bisobanuye ko polisi y'igihugu cyacu cya Kentrone aka kanya tuvugana nta kuri igira ndetse itanaharanira ukuri, ndetse ntabwo igihugu cyatera imbere cyaramunzwe mu nzego mu rwego rw'uko ushaka kurwanira uburenganzira bwa muntu ahigwa nk'inyamaswa, nk'ikimenyetso kigaragaza ko umuntu nyine nta burenganzira afite. Kuko niba hari ikintu runaka cy'ingenzi noneho abakigiharaniye akaba ari bo bakirwanya, bivuze ko icyo kintu atari ingenzi. Muri make Perezida Venizi Salvatore ntabwo ari perezida mwiza, ndetse n'ibyo ahagarariye byose abaturage bazi ko ari ibyo ahagarariye siko bimeze, ahubwo ashinzwe kubirwanya. Ndetse n'abo bayobozi bose kandi bari kumwe, maze ndibaza ndinde wo gukora ibyo abayobozi bakomeye cyane badashaka gukora kandi ari byo bashinzwe. Ibyo byose namaze kubitekereza nsanga ibyo ndi kurwanira ngo nshaka kwihorera kuri mama wanjye, n'ubundi ba mama wanjye ni benshi cyane, kubera ko amakampani yanyazwe ba nyirayo ndetse bakicwa ubwo ni menshi cyane, ahubwo muri bose akaba ari njye wari warabaye intwari ngo ndwanire umuryango wanjye. Bityo Petronile Lewis nk'intwari y'umuryango nagira amahirwe akibuka cyangwa se ubwonko bwe kwibuka bukagaruka, azarwanira umuryango wacu, cyane ko njyewe narwanaga ntagamije imitungo ahubwo nshaka guharanira amahoro, ariko nkaba mbonye ko amayira yanjye afunze. Rero we wamenyereye iby'imitungo ibyo biramureba, naho ubundi njyewe nyuma yo kubura ibyo nashakaga n'ubundi kubaho nta mitungo nari mbimenyereye, nzakomeza kubaho, kandi ntabwo ari njyewe kampara ku buryo nzaba narababajwe cyane, kuko niba nanjye ndiho abandi barishwe ntibazazuka. Ibyo nakomeje kubitekereza ari nako abasirikare bashinzwe kumpiga bari kuncaho, mbona bajyama barimo guhunga kugira ngo bakomeze badafatwa, ndetse mu kubareba biruka bahunga ndeba uburyo biba bimeze iyo turi guhunga, mbona uburyo iyo mikino y'injangwe n'imbeba iba imeze, mboneraho kubona ubwenge tuba turi kurusha abaduhiga. Akamwenyu kaza ku munwa wanjye kugeza ubwo barenze ndeba n'abasirikare babirutseho. Bamaze kurenga nanjye mpita nihindukirira nkomeza urugendo rwaho ndi kugana. Ngeze imbere nyura ahantu bari gukaranga ibigori, ibi bimwe bita injugu, ndishyura agakarito kamwe kuzuyemo injugu ubundi nicara ku ruhande. Ntangira kuzirya mwenyura cyane ndeba mu kirere, nkabona uburyo ikirere gisa n'ubururu buvanzemo umweru. Nkamwenyura cyane, ako kanya umusaza wari muri abo ngabo yicaye arambona, ahita anyegera arambaza ati musore muto, ndabona ubuzima bukuryoheye ku buryo uri kwirebera ikirere ukamwenyura nkaho mbese nta kibazo na kimwe ufite. Ndamusubiza nti muze ngwino twicarane hano, ngwino hano rwose tube twiganirira. Ariko uyu musore ufite izi njugu nawe yashyizemo akunyu gakeya, buretse mbanze nshyiremo akandi kunyu. Mpita mpaguruka negera umusore mubwira kumpa umunyu ngashyira mu njugu, ari nako nkomeza kuzirya nzunguza umutwe mvuga nti mbega injugu ziryoshye we, kuva navuka ubundi nibwo narya injugu. Iri duka ryawe uyu munsi ndariteza imbere. Namaze gushyira umunyu mu njugu mu kamwenyu keza cyane,
nsanga umusaza aho yicaye, mubaza uko ari kubona ubuzima bumeze ako kanya. Umusaza ambwira ko nta buzima ari kubona, yitegerereje urupfu kuko ibindi byose byaranze. Ako kanya mpita mpamagara ucuruza injugu, mubwira ko azanira umusaza injugu aba arimo kwirira nanone, kuko ubuzima ntawamenya mu kanya ngo harakurikiraho iki. Umusaza mu gutungurwa kwinshi ambaza impamvu muguriye injugu, mubwira ko iki atari ikibazo wabaza umuntu, kuko ayo mafaranga nguzemo injugu wasanga ndagera imbere hakagira umuntu ngambanira mu kanya nkomeje urugendo rwanjye, imodoka ikangonga ubundi agatwarwa n'abandi bantu, bityo kuba yariyemo injugu ntabwo ari ibya danje. Umusaza yamaze kumva ibyo mubwiye aramwenyura, maze bamaze kumuzanira injugu dutangira kurya ari nako twiganirira. Mubwira nti ujya ubona uburyo Imana yaremye isi ikayishyiraho imitako myiza cyane tugomba kureba tukaryoherwa, ariko kubera ibyo duhugiyemo mu buzima ngo turi gushaka iby'ejo tutanazi ko tuzahagera, bigatuma tutiryohererwa iby'Imana yazanye ku isi. Umusaza ahita avuga ati ariko wa musore we, ubundi wagira ngo niwe muntu nari narabuze muri ubu buzima, cyane ko ukuri kubivuga ari ukuri, dore imyaka mfite urabona ntakubyaye se, nabayeho imyaka myinshi ngo ndi kubaka ejo hazaza, mbaho niyima ibintu byinshi, ariko igitangaje sha maze kubigwiza ngeze kuri cya gihe cyo kubirya neza cyane, boom, inkonkobotsi ziraza zirantwara, zirabitwara nsigara ndi nyakamwe ku buryo nifuje urupfu. Ariko icyo gihe nari ndi kwifuza urupfu nibwo naje kubona ko mbere yo gupfa ngomba byibura kuryoherwa n'ubuzima, nkazamenya ubuzima nari nariyimye ngo ubundi bwari bumeze bute. Uko niko nafashe amafaranga yose yanjye y'ibanga, ubundi ntangira kuyaryoherwa meze neza cyane, bya bindi ntakoze ndabikora neza cyane, amafaranga anciraho imyenda incikiraho sinabigiraho ikibazo, yewe batangira no kunyita umusazi sinabigiraho ikibazo, ku buryo hari abandeba ubu ngubu bagatekereza ko ngo ubu buzima bumpangayikishije, ngo hari ikintu nifuza kuba nageraho ngo aka kanya, ariko nta cyo nshaka ubundi n'aka kanya njye nawe turi kumwe ngo tube twivugira uburyo Imana ari nziza, twebwe abantu tugatuma iba mbi igaragara nabi. Ariko reba uburyo aka kanya nta bindi bitekerezo mfite, ibintu byose meze nk'uwabyibagiwe, uburyo isi iryoshye. Buretse gato mbwira uriya mwana unzanira izindi njugu, wa mugani wasanga uragera hariya imbere bakakugonga ugapfa amafaranga yawe akaba impfabusa. Ariko rero wa musore we, ngende kumva aho uri kwerekeza ariho nshaka, bityo reka tujyane, niba natugonga batugongere hamwe. Mpita mvuga nti zana izo njugu shamani umusaza yirire, naho ubundi biramutse bigenze gutyo muze, urumva ari nkaho naba ntangiye kukubera umutwaro igihe twaba tujyanye, nawe ukambera umutwaro, kuko mu kuryoherwa n'ubu buzima iyo utangiye kugira ibyo uhangayikira tayari uburyohe bw'iyi si uba urimo kubwiyambura. Umusaza ahita avuga ati kora hano musore, rwose ndabona uzi ubwenge cyane, uzi ko iyo ngingo ariyo ngingo yatumye mara imyaka myinshi cyane hano ku isi, nyuma yo kuba nyakamwe kandi nari inkomeye. Naretse guhangayikira ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima, ahubwo mbaho gutyo gusa, kuko mu buzima bwanjye sinongeye kubahangayikira na gatoya. Uko niko nakomeje gucuma iminsi, kuko iyo mpangayikira ngo ndabaho gute, ndarya iki, nari kuba ntaryoherwa da. Ariko rero musore, reka nkugire inama, bigishoboka rwose, urabona uracyari mutoya, inama nakugira rero ni imwe, ntuzigere ukora ikosa ryo kwiyaka ibyishimo kubera ko ubu buzima watangiye ungana gutyo, ni nkaho ku myaka wari kubaho hano ku isi haziyongeraho indi myaka nka 50 yo kubaho. Ryoherwa musore wanjye rwose. Umusaza yamaze kumbwira gutyo mbona isa ari uburyohe bukomeye cyane, ku buryo ntabyo nabonaga iyiteka nabaga mpangayikiye ngo urugamba rw'ejo ngo abo kurinda n'ibiki, nirengagije ko atari njye waremye iyi si, bityo wayiremye ari we ushinzwe kurinda abantu be. Ntangira kwibaza impamvu nihaye inshingano zo kuba nk'umuremyi kandi nanjye ubwanjye ntashobora kwirinda, kuko yaba nari mbishoboye kuva kera hose nari kurinda umuryango wanjye n'abanjye, nanjye ntidukorerwe ibyo twakorewe. None reba imyaka ibaye uruhererekane, turi mu ngaruka z'ibyo byatubayeho mu munsi umwe gusa. Mbona ko guhangayika ntacyo bimaze aka kanya, muri ya mvugo bavuga ko kubaho nk'uzapfa ejo, kuko n'ubundi gupfa ntawe byishe. Njye n'umusaza twamaze kurya injugu dufatana ibiganza twemeranya ikintu kimwe, dusezerana ko tuzaryoherwa n'ubuzima kugeza ku ndunduro, kandi kuba duhuye byonyine ni ikimenyetso kigaragaza ko tuzongera guhura, kuko bya bindi bavuga ngo abadapfuye batabura kubonana, bityo tuzabonana kuko gupfa byo nta muntu udahangayitse ujya gupfa kuko tuzaramba. Twamaze gusezerana tujya mu muhanda uri imbere, twese dutangira kuwubyiniramo, turirimba indirimbo, abantu benshi batangira kudushungera, ari nako turirimba tuti mbega ukuntu ubuzima bwiza, nihashimirwe uwaremye iyi si ngo tuyiryoherwe.
Umusaza tumaze kuririmba tuyambirana mu byishimo byinshi cyane, ubundi mubwira ko araho ikindi gihe tuzongera kubonaniraho, bityo reka nkomeze urugendo rwanjye. Ubwo navuye aho ngaho njya kwishyura injugu, maze kwishyura nkomeza ubuzima, ngenda mpura n'abantu batandukanye babayeho ubuzima bwabo, abarimo bafatanya amaboko bigaragara ko ari abakunzi cyangwa se abagore n'abagabo n'abana babo, abana bavuye ku ishuri, abahetse ibikapu, abagore babayeho nabi imyenda yarabacikiyeho bahetse, n'abana bikoreye n'udufuka. Ngahita mwegera mubwira mwenyura mvuga nti ibyo uri kuruhira n'ubundi uri kuruhira ubusa, ryoherwa ubuzima bwawe kugira ngo utazapfa imburagihe. Nkamwenyura ngaseka cyane, ubundi nkikomereza ubuzima, nabo bagasigara banyitegereza batekereza ko ndi umusazi, ariko icyo batari bazi nuko nari namaze kuvumbura ukuri k'ubuzima. Ndetse urwo rugendo rwanjye nari ntangiye nibwo natangiye guhura n'abana twiganye muri Moriya Academic School. Uwa mbere twahuye yari wa mukobwa Etina wakundaga kuvuga ko bazajya bamfasha mu ishuri, wari ufite papa we w'umusirikare. Etina mu gukubitana amaso atungurwa cyane, ambaza niba ndi Max bya nyabyo, mubaza impamvu ari kunshidikanyaho kandi arimo kumbona, ahubwo ngiye mubwira ko ntunguwe cyane n'uburyo yavuyemo umukobwa mwiza kurusha abandi bose. Etina mu kumubwira gutya ahita ahindura isura, amarira ashoka ku matama ye. Mubaza ikibazo agize, ansubiza ko mvuze gutyo nkamwibutsa ubuzima bwe nyuma yo kuva ku ishuri. Mu kumubaza ibyabaye agiye kumbwira mpita mucecekesha, mubwira ko nashaka abireke kuko n'ubundi ako kanya byamfasha. Mubwira nti nakundaga gutega amatwi abantu kugira ngo bambwire ibibazo byabo mbafashe, ariko ubu ntabwo nkiri uwo muntu, ubu ndi Max mushya uri kuryoherwa n'ubuzima. Mbimubwira nizengurukaho meze nk'umunyamideri urimo kwimurika, gusa mbona biramubabaje kubera ko yashakaga kumfungurira umutima, ariko njyewe nkabyanga. Ntabwo nari mbiyobewe ko umuntu akenera umutega amatwi, ariko njyewe n'ubundi gutega amatwi ntacyo nari kumufasha. Nuko mpitamo kumutega amatwi, ariko nibwira mu mutima nti urarushywa n'ubusa, ukimara kumbwira ibyawe ndacaho nigendere. Nuko atangira ambwira ko akimara kuva ku ishuri mu mashuri yisumbuye muri Moriya Academic School, papa we yahise amubwira ko agomba gushakana n'umusore ufite papa we ukomeye mu gipolisi kuko ari inshuti magara, ariko umukobwa na nyina bo bakavuga ko Etina akiri umwana ku buryo bidashoboka ko yakora ayo makosa. Papa we kwikubitira ahita aca nyina wa Etina aramwirukana, asigara akontorora Etina ku giti cye. Aribwo yaje gushyingira Etina kuri uwo musore ufite papa we usigaye uhagarariye polisi muri Kentrone. Mpita muca mu ijambo mubwira ko ari umusore wa Danimarike. Ubwo ngubwo Etina mu gutungurwa mbaza uburyo Danimarike muzi, ndaseka cyane mubwira ko ngiye nzi utuntu dutandukanye. Akomeza ambwira ko ageze mu rugo rw'uwo musore yanze ko bagira ikintu na kimwe bakora, ahita ahinduka itungo, amukubita anamufata ku ngufu, kugeza ubwo nyuma y'ibyumweru 2 yaje kumucika arahunga, ntiyanasubira iwabo ahubwo atangira ubuzima bwe ku giti cye. Ariko abonye ubuzima buri kumugora ahita afata umwanzuro w'uko agiye kuba umwe muri ba bantu batembera isi yose akoresheje imbuga nkoranyambaga, ku buryo ubu asigaye afite abaforowazi benshi cyane bamukurikira, akaba ari nabo akuramo amafaranga yo gukomeza kumutunga. Mbese yahisemo kwirengagiza ubuzima yirira isi kubera ko atazi icyo isi imubikiye, naho ibyo guteganya ejo byo ntabwo ajya abikora. Nuko mpita mubaza impamvu mu kanya gashize abanje kumera nk'uteye amarira mbere y'uko ambwira ibyo byose, kandi mbizi neza ko abantu twiyemeje kubaho ubuzima bwo kwirira isi, ibitubabaje n'ibitugoye byose tuba twabishyize ku ruhande tudashaka kubyibuka. Ariko nari mubajije gutyo kubera ko muri ako kanya ndi kumva nta mwanya nzongera kubona wo kuba ngombabajwe n'ibyo nakorewe ibintu nk'ibyo ngibyo. Etina ahita ambaza ambwira impamvu mvuze gutyo ngo twiyemeje, nkaho ndi kuvuga ako kanya nanjye iby'ejo namaze kubiharira bejo, bityo ndimo kwiryohereza ubuzima ntegereje icyejo hambikiye. Musubiza mubwira ko ariko bimeze, ariko aho bitandukaniye nuko ubwo buzima butangiye mu kanya gashize, nyuma yo kuvumbura ko nanjye ubwanjye kwiyizera ari ikosa rikomeye cyane, kubera ko nshobora kuzihemukira nkababara cyane. Etina amaze kumubwira gutyo yahise ambwira ko ashimishijwe no guhura nanjye turi muri iyo nzira imwe, bityo nemera njyane mu Kigali dukomeze urugendo peer pressure. Mubaza gahunda apanze akimbona kugira ngo dukomeze kuryoherwa n'iyi si, ambwira ko aka kanya nta yindi gahunda kuko ahise abona umuntu wo kuryohana ubuzima nawe. Ambwira ko gahunda afite ako kanya ari ugukora akavuroge mu buryo bwa live muri Kentrone, ubundi agahita atangira tuwa mu bihugu bitandukanye. Bityo mwiyungeho dutangira akavuroge ubundi dutembera isi, kuko ako kavuroge agiye gukora karavamo amamiliyoni y'amadenari ku rubuga afiteho abaforowazi benshi cyane. Etina yamaze kumbwira gutyo mpita mubaza ayo mafaranga icyo azayamaza.
ambwira ko ayasangira n'abahuye nabo bose kubera ko ubuzima ntabwo agomba kubuteganyiriza hato butazamugambanira. Akomeza ambwira ati bityo rero Max, mu kuryoherwa n'ubuzima ndakeka ariko kanya ngo dutangirane ubuzima, tujye turara mu mahoteli dushaka, nituba turi mu hoteli duhuza imbunda na paradizo uko tubishaka, turya isi mu gitondo maripfa nanjye nkumarirari, ubundi dukomeze ingendo zacu tubikorera ahashoboka hose, mu mashyamba, mu mazi, imiferege, mbese isi tuyiryoherwe mbere y'uko dusanga mu gitondo tubyutse ubundi tugapfa. Etina yamaze kumbwira gutyo numva ubuzima ari ubutamu, mbese wagira ngo ngiye kubaho nk'akanyoni mu kirere. Mpita ndambura amaboko mubwira ko ako kanya ankoreye mu nganzo, ariko nari mfite ahantu nshaka kujya mbere y'uko nkora ibindi byose. Bityo reka tubanze dukore akavurogo, ubundi nge aho ngomba kujya nzagaruke musanga muri ya hoteli tubanza kurya isi. Etina yahise ambwira ko nitumara gukora akavuroge ka mbere y'uko ngenda turabanza kujya muri hoteli aho ari kubamo, ubundi tukabanza guhuza imbunda na paradizo, ubundi ngenda asigara afite icyo akumbuye, kandi nanjye bituma aho ndajya nihuta kubera ko mfite ibyo nkumbuye. Ako kanya twayambiranye mu byishimo byinshi cyane, ubundi dutangira vloge. Etina ashyira urubuga rwe live, abantu batangira kuza. Atangira avuga ko ikintu tugiye gukora ari uko iyo live ari uko agiye we na mugenzi we bari kumwe nonaha bagiye gukora muri iyo live, ari uko we na mugenzi we tugiye kuba umufatanyabikorwa we mu bijyanye no gutembera igihugu bitandukanye. Tugiye kugura icupa ry'amazi, ubundi tujye turigurisha ku mafaranga yisumbuyeho kugeza igihe turavaniramo amafaranga menshi cyane. Nkuko rero yabyiyemeje, ibyo byose akaba bikora kugira ngo yereke abantu bose ko abantu baduhemukira mu buzima baduhereza umurongo wundi w'ubuzima wo kugenderaho, bagatuma dukora ibindi bikorwa bitandukanye kandi bishobora guhindura abandi bantu. Bityo uyu musore bari kumwe nawe akaba yatangiye inzira nyuma yo guhemukirwa n'abantu ba mbere yizeraga kuri iyi si, agahitamo ko ikintu azajya yizera ku isi cyonyine ari igihe n'isanzure, nawe ubwe akaba atazongera kwiyizera kugira ngo atazihemukira, ugasanga aritengushye. Etina yamaze kubwira abitabiriye live gutyo tujya kugura icupa ry'amazi, abantu batangiye kuza live kuko Etina asanzwe afite abafana benshi. Tumaze kurigura dutangira kuzerera kenti yose tubaza niba hari uwagura icupa ku mafaranga yisumbuyeho gatoya, kuko nko mu minota itarenze 3 baba barariguze, ku buryo byakomeje gutyo tugura tukagurisha, biza kurangira dufite amacupa menshi y'amazi. Noneho abantu baturutse hanze ya kentrone bakanagura mu makarensi y'iwabo, ariko twabanje kubasobanurira igikorwa turimo kugeza ubwo twavuye mu mazi dutangira kugura n'ibindi byinshi, ari nako tuzamura amafaranga turimo kwinjiza. Live twayikoze kugeza nijoro bwije turushye, ariko tubwira abafana ko tugiye kuruhuka, tubabwira n'isaha turagarukiraho kubera ko yagombaga kumara amasaha 28. Nuko ngiye na Etina tujya muri hoteli dukuraho amajwi n'amashusho dushyiraho ibindi bintu, ari nako telefone tuyishyira ku muriro ku buryo nta wakumva ibiri ku ruhande. Ubundi twitangirira ubuzima bwo kuryoherwa ibyishimo bituruka ku mubiri wacu bitewe n'uburyo Etina yararyoshemo cyane, ndetse nawe akambwira ko ndyoshye nk'umuntu ukoze ibyo bintu bwa mbere. Sinamuhisha mubwira ko ntari narigeze ntekereza ko mu bakobwa bose batuye isi barimo n'umukunzi wanjye Etina yaba ari we muntu watwara ubumanzi bwanjye. Etina amaze kumubwira gutya araseka cyane yumvise ko mfite umukunzi, ambwira ko atarazi ko naba natangiye ubwo buzima ngo mbe mfite umuntu wo guhangayikira ako kanya. Musubiza mubwira ko yibuke ko namubwiye ko ubwo buzima nabutangiye mu kanya gashize, bityo umukunzi ntabwo ndatandukana nawe. Ikirenze ibyo nta nubwo nteganya gutandukana nawe, ahubwo kumuhangayikira byo nta na gatoya kuko ashoboye kwirinda. Wasanga mu kanya dutunguwe atugezeho ugasanga atangiranye ubuzima natwe, kubera ko wasanga nawe yamaze kumenya ko heza h'iyi si ntaho, nta heza h'abantu twizera, mbese nta mpamvu yo kwiyima ibishoboka byose ngo uri kurwanira hazaza, kuko iyo papa wanjye abimenya yari kubaho aryoherwa n'ubuzima, none yarabizize. Ndetse n'umusaza duhuye mu kanya ubu agaragara nk'ingegera ku muhanda, kandi yari yarakoresheje imbaraga ze zose ngo arwanire ibintu abishaka, none abe bari kwicwa n'inzara. Namaze kubwira Etina gutyo twiruhutsa kubera ibyo turangije gukora, nawe ambwira ko nyuma y'umusore wa Danimarike ari njye wa mbere babikoranye ku bushake, bityo nanjye mufate nk'ubu mwambuye. Mpita muyambiramo hako kwitama duseka cyane, dukomeza kuganira uburyo ubuzima butarimo guhangayikira ejo hazaza buba buryoshye.
Etina mbaza niba mu bintu byose bishobora kugaragara niba hari icyo nabonye gituma abantu bahemukira abandi batitaye no kwisano baba bafitanye. Musubiza ku mwanya wo kubitekerezaho nawe ugize cyane, ariko icyo gihe nabaga mpangayikiye ko nshobora wenda kugira icyo mbikoraho, bityo ndamusabye ampa agahenge kubera ko nta kintu nshaka kubivugaho, kuko uwo munsi nafashe indi nzira yo guhindura ubuzima. Kubivugaho byaba bivuze ko ntigeze mpinduka. Etina namaze kumubwira gutya ahita anyambira ambwira ko ubuzima tugomba kubuharira nyir'ubuzima, kuko twebwe icyo dutegereje ari ukubaho no gupfa gusa, kandi ibyo akaba nta ruhare twabigiramo. Gusa ambwira ko iyo abitekerejeho ikintu kimubabaza ari uko na gutyo twihitiyemo ubuzima butabangamira abandi, n'ubundi bishobora kurangira abantu bashatse kutwica cyangwa se bakanatwica. Mubwira ko ibyo ari byo ndi kumubuza gukora, kuko guhangayika n'ubundi ntacyo byaba bigaragaza ko yahindutseho na gatoya, bityo ari kuremereza ibyo atashobora guhindura. Nahise musaba ko turyama kugira ngo ejo tuzarangize vloge yacu neza, mbone gukora urugendo rwanjye, ubundi nzagaruke dutangira ubuzima bwo kurya isi ari nako tuyizenguruka. Nuko turaryama, ariko nk'umuntu wari wamaze kwifungura wese bwagiye gutyo umubiri wanjye urimo kwaka, ariko na Etina nawe byari uko. Ariko impamvu nta yindi ni uko turi gukoranaho kandi turi abantu batandukanye mu miterere y'imibiri. Twese mu bitotsi byinshi tureka imbunda na paradizo bikora akazi kabyo neza cyane, ndetse turaniyongeza. Ntungurwa n'uburyo mbyukanya akanyamuneza, mpita mbibona ko isanzure na nyiribihe ibi yari yarabigennye, ngo muri uwo mwanya nahisemo kureka iby'isi, umunezero nzahura nawo koko n'uwo uzaba urimo. Twese tumwenyura ariko bitarimo amasoni, kuko njye na Etina nk'abantu bigaragara ko ubuzima twabuhaze, nta kindi cyari cyihishe inyuma ngo mufitiye amarangamutima cyangwa se we ngo arayamfitiye. Ngakomeza guhanga amaso impande n'impande, nkabona ubuzima buraryoshye cyane, kuko nkabona ko guhemukirwa nabyo ari byiza cyane, kubera ko bituma uvumbura izindi nguni z'ubuzima utaruzi. Kuko byanyibukije uburyo bwo nari nkiboshywe n'umurunga w'ubu buzima, ngo ndi gutekereza ngo ejo hazaza nabaga ndi kumwe na Gema nk'umukunzi wanjye, ariko uretse kuba namusoma nawe akansoma ku munwa gusa, akaba nta kindi twakora ngo yewe ngo turimo kwirinda. Twirinda iki se nyabona, ko bitabujije Venice kuba ari we muntu wa mbere uduhemukira? None no mu gihe bamwe bakiri mu gahinda kabo, njye nkaba namaze kwihitiramo ibyishimo byanjye. Twateruye telefone ku muriro dushyiraho amajwi n'amashusho, dusanga abakurikira live ba mbere bayiraye ku ibaba bategereje uko iza kurangira. Dukomeza gutyo kugeza ubwo live yarangiye tumaze kubona amafaranga menshi cyane. Etina ambwira ko gahunda ikurikiyeho nyikore nk'uko nayimubwiye, kugira ngo igihe cyo kongera kubonana kizongere cyihute. Naho ubundi yakansabye ko tujyana muri diyoseze ya Maranatha gutanga ayo mafaranga. Mubaza uburyo agiye kuyatanga, kandi yambwiye ko ariyo yamufasha kubaho. Ansobanurira ko ayakorera muri ubwo buryo ayatanga, ahubwo agatungwa nayo urwo rubuga nkoranyambaga rwamuhembye, kubera ko ruramuhemba ku buryo ubu kuri konte ye iriho umurundo w'amafaranga yamutunga nk'imyaka 17 adakora, ndetse akaba anateganya nayo gutangaho menshi, agakomeza kubaho bisanzwe, kuko kuyabika hari abantu bari kwicwa n'inzara ni ikibazo gikomeye cyane. Etina yamaze kumbwira gutyo, mpita mubwira ko ayo mafaranga atanga n'ubundi abe yicaye abizi ko aribwa n'abatayagenewe. Nuko nyine nahinduye ubuzima bwo kurwanirira abandi, naho ubundi mba ntangiye gukora iperereza nkamenya irengero ryayo. Etina mu gutungurwa mbaza icyo nshaka kuvuga, musobanurira ntunguwe cyane, mubaza niba atazi niba ayo mafaranga niba ayaha abapadiri birangira leta cyangwa se abitwa ko ari abayobozi ba leta baje kwakaho imisoro bakayirira, cyangwa se mo kimwe n'abo bapadiri ubwayo bakayirira. Ari nayo mpamvu nugera mu kigo cy'imfubyi icyo ari cyo cyose utazabura gusangamo abana bambaye imyenda icitse n'inkweto, kandi ku rundi ruhande ugasanga amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'abavuga ko bitanze amamiliyoni menshi cyane mu bigo by'imfubyi. Etina namaze kumubwira gutya ambwira ko asobanukiwe, ariko ahise amenya ko burya icyo ari ikibazo gikomeye cyane, bityo kigomba kugirwa icyo gikorwaho. Ndamwenyura mubwira ko nkiri uwo nari we mbere y'uwo munsi, ibyo nabyitagaho cyane, mbese nkumva nshaka kubikurikirana, ariko nyine nafatishe indi nzira yo kwiyitaho ubwanjye, bityo niba yumva afite icyo yabikoraho abikore, ariko n'ubundi kujya muri ibyo bibazo aba arimo kwirengagiza ibyishimo bye ajye mu bindi, kuko w'icyo ashinzwe gukora azaba yaragikoze, apfa kuba yatanze ibyo agomba gutanga. Niba koko umuremyi na kamere cyangwa se isanzure bitanga ibihano kuri abo bakoze nabi, bizerekana imbaraga zabyo maze zihana abakora bene ibyo bintu bibi. Gusa Etina mpita muca intege mubwira ko ibyo dukora hano ku isi byose twese tuba turi kuruhira ubusa, kubera ko yaba uwo muremyi cyangwa se isanzure bitanga ibihano, biba byarahannye uwishe papa wanjye, biba byarahannye wangize imfubyi.
biba byarahanye uwahigaga ubuzima bwanjye ejo hashize no mu mezi 2 n'igice ashize. Biba byarahanye Dani Marike na papa wa Etina kubwo kubahohotera. Biba byarahanye abari kurya imitsi y'umusaza twahuriye muri quartier ya Mateus ejo. Ariko usubije amaso inyuma ubu bameze neza kandi baracyakomeje gukora ibikorwa byabo bibi. Namaze kubwira Etina gutyo, nkomeza mubwira ko hari umuntu mperutse kubwira ko ibintu twita byiza ushobora gusanga ari byo bibi, ibyo twita ibibi akaba ari byo byiza, kubera ko abakora ibyitwa ko ari byiza barababaye, mu gihe abakora ibyitwa ko ari bibi akaba ari bo bishimye baryohewe cyane. Etina yamaze kubyumva ahita avuga ko kuba atanga ayo mafaranga bituma umutima we wishima cyane, bityo kuyatanga arakomeza kubikora, ariko ibyo kujya kubikurikirana byo ntabwo ari bubikore na gatoya kuko yaba agiye guhangayikira ibyakwangiriza ubuzima bwe. Nuko mwifuriza amahirwe masa tuzongere kubonana nyuma y'amasaha 56, kubera ko ahantu ngiye kugerayo ni amasaha 28 no kugaruka akaba ndi, kandi abo ngiye kureba nkaba nzamarana nabo igihe ngo mbanze mbamenyeshe ko nafashe indi nzira. Bityo muri iriya si iri hanze y'ibibazo n'imibabaro n'ubugambanyi ndengakamere batazagira ikindi banyitegaho, nkaba nzaba ndi ngo ndi kubakorera. Etina ambwira ko anyizeye kuko ikintu ngiye gukora ari ikintu cyiza, ariko ambwira ko yishimiye cyane kuba afite umupatina nkanjye muri ubu buzima. Twasezeranyeho nankubita umurundo w'amafaranga ambwira ko aya mbere ngomba kuguramo telefone. Birumvikana iyo nari mfite nayisigiye bagema mu iduka ry'imyenda, bivuze ko bayifite hamwe n'imyenda n'inkweto nakuyemo. Muri ako kanya nkaba mpamya ntashidikanya ko bamaze kubona ko ahinduye ubuzima, ko nahinduye ubuzima, kuko Etina ararebwa cyane ku buryo ba Bonita bazabona video bakambonamo bakamenya ko nafashe imyanzuro igendanye n'indahiro narahiye, mvuga ko nsanze Venice ari we mugambanyi, ndetse igihe Gema yaba ashaka akanyura inzira ashaka njyewe akanyura kuri Etina amuvugisha ngo amumpe tuvugane. Nuko dusezeranaho mbanza kujya kugura telefone na simukadi ngo mbanze mbona uko nzajya mvugisha Etina. Muri uwo munyenga w'ubuzima ngenda mu muhanda nta muntu n'umwe unyitayeho, nta maske, nta ngofero, ngenda ntacyo nikanga ku buryo n'abashakaga kumbona muri kamera zo ku muhanda batanyitaho ku buryo ntacyo ndi kwangiza. Ari nako ngenda nkomeza kwivugisha mu mutima mvuga nti mbega ngo ubuzima buraryoha cyane we. Nuko mvuye kugura telefone na simukadi nandikira Etina mubwira ko ngiye kwerekeza muri gare. Sinamuhamagara kuko nzi ko Bonita yari kumfata. Ngeze muri gare njya gukatisha itike, ariko ntungurwa no gusanga Mariette, umugore wa Peterson, akaba muramukazi wa nyakwigendera Anderson twiganye muri Moria, ndetse akaba na mama wa Grandison umwana wabo. Bivuze ko ari umukazana wa Dogiteri Jonas, umuvandimwe wa Sharidiane papa wa General Kelvin, ndetse akaba umuvandimwe wa sogokuru Yeremiya. Mariette mbonye si yamenya uwo ndi we, ariko njye mpita mumenya. Sinanamwibwira, ariko nsanga ari mu bakozi bakata amatike yerekeza mu gace ngiyemo. Mubwiye aho ngiye atungurwa cyane ambwira ko aho hantu ngiye basigaye ari iwabo, kuko umwana we ariho aba, bityo iyo aba ari bishoboka yari kuhantuma nkamushyirira ubutumwa umwana we. Mariette nanze kumubwira byinshi, mubwira ko nyine bitashoboka, ariko nkabika ku mutima numva ko mu rugendo ngiyemo ngumba kubona kuri Grandison umwana wa Peterson, akaba aberewe na nyirasenge Anderson. Nuko amaze kumpa itike nyifuriza urugendo rwiza. Nuko ndagenda ngura utuntu two kugenda njya mu modoka nibyo nitwaza muri urwo rugendo rwose nabo ngomba kubiha. Ari nako niyumvira umuziki, uturirimbo twose nkunda ndushyira kuri playlist neza cyane. Ntangira kutwumva mu mahoro, imodoka ngenda nayisarishije buri ndirimbo nyiririmba, abantu bakanyitegereza cyane. Ariko nkavuga nti nibashake bandebe cyane nababwira iki ko nubundi ntibazi uwo ndi we. Mbega ukuntu kugira umutima ubohotse ari byiza cyane we. Mu gihe turi mu modoka baza gutambutsa amatangazo kuri radio bavuga ko muri kampani ya Barewisi hari kubera umuhango wo gushyingura General Ezeki. Abaturage bose nkabona barababaye cyane, ariko ngiye nkivugisha mu mutima nti murababazwa n'ikizi? Iyaba mwari muzi ko yishwe na bene wabo, yishwe n'abantu yizeraga cyane, nibwo ibyo bintu by'amarangamutima mwabyirengagiza mugatangira kubaho ubuzima buryoshye cyane. Urugendo mu gukomeza niko nari ndyohewe cyane, ngasinzira nkongera gukanguka kugeza ubwo amasaha yageze naba mpingutse iwacu muri Karuvani. Ndetse bidatinze umuntu wa mbere twahuye ni Methode wari uragiye inka. Mu kunkubita amaso atungurwa no kumbona abona ndi Max wakuze nkanagira igihagararo gikomeye cyane.
mbese we atewe ipfunwe n'uburyo agaragara kubera ko ari kubona ndi bogari, we yarahinamiranye akagira ipfunwe ry'uko namugiriye inama nziza ariko akazanga, akaba yarabaye umushumba ku buryo asigaye yaragira n'inkimwe nk'ikimenyetso cy'ubukene. mpita mubwira nti nari imperutse uri umukarani mu isantere mu minsi yashize. Methode ambwira ko ubukarani bwanze akazi waba agahitamo kuragira iyo nka, aho yizeye ko izavamo izindi nyinshi. Ambwira ko ari kubona rwose meze neza. Mu mutima mubwira ko yagakwiye kuba yishimiye ubwo buzima arimo, kuko ntabwo azi ibyo yari guhura nabyo iyo agira ibyago agahura n'abo bantu bitwa ko basobanutse. Bari kumugambanira bakanashaka kumwica cyangwa se bakamwica bamuziza ko ari umuntu mwiza urwanira ukuri. Nuko nkora mu mufuka muhereza amafaranga menshi adakeka, amubwira ko aryoherwa tuzongere tubonane. Methode icyamuteje ku mutima n'uburyo yankoreraga ihohoterwa, ariko ngewe nkaba mwituye amafaranga. Kumbe ntabwo yarabizi ko namaze kumubwira ko iby'isi ntacyo bimaze, bityo nta mpamvu yo kubyitaho na gatoya. Nikomereza urugendo rugana mu rugo kwa sogokuru Yeremiya na nyogokuru Charlotte. Methode arimo kundiririmbira indirimbo n'iz'amazamuka. Mpindukira mureba mubwira gushimira umuremyi wamuhaye amahirwe yo kubaho nk'umuntu uciriritse. Nuko ninjira muri urwo rugo rwasaga neza cyane kuko rwari rwaranavuguruwe nyuma y'urupfu rwa sogokuru Yeremiya na nyogokuru Charlotte. Nkomanga ku muryango baza gufungura, nakirwa na bashiki banjye bari baraho mu rugo, bankubise amaso barishima cyane. Ariko mu gihe turi kuyambirana, Ariana yasohotse mu nzu ankubise amaso, igitima kirakubita, arikanga ndabibona. Nta kindi cyamutunguye uretse kuba ninjiye aho mu rugo ako kanya, ariko nkaba nambaye nk'abantu basanzwe. Gusa arabyirengagiza aza nyambira, nanjye ndamuyambira cyane, numva umutima we uri gutera cyane bidasanzwe. Njye mwibariza amakuru ya nyirakuru wa Neyira, ambwira ko ari meza, ubu akaba ari ku iduka. Aho ninjiye nsanga abashiki banjye bagiye kujya ku iduka ngo bagire ibyo bakurayo mu myiteguro y'ibihembo by'amanota bagize mu kizamini cya leta. Nuko dusa n'abamaze gushirana urukumbuzi, bashiki banjye bagenda bambwira ko baragaruka, mbabwira amakuru ya Dantino wa Ferimini, wa muhungu bari mu kigero kimwe bigeze kurwanira. Nuko njye na Ariana twicara ku ruhande nk'umubyeyi n'umwana, nta guca ku ruhande kuko nta gihe nari mfite. Mpita mubwiza ukuri mvuga nti mama, namaze kumenya abantu bateje ibibazo mu rugo iwacu cya gihe ubwo nari mfite imyaka 8. Namaze kumenya abantu bifuje urupfu rwa papa wanjye bakanabikira mu bikorwa. Namaze kumenya abantu bishe umubare w'abasirikari benshi cyane n'abapolisi bapfiriye iwacu. Ibi ndimo kukubwira, ndi kubikubwira nk'umuntu wa nyuma ntura agahinda kanjye, kubera ko agahinda nje kugutura nta wundi muntu nakwemera ko akabona aka kanya uretse wowe nk'umubyeyi uzi ubuto bwanjye, amarangamutima yanjye ndetse n'ubusobanuro bw'amagambo asobanura ibyo ndimo kukubwira. Ese wabyakira gute? Wabyakira gute uramutse umenye ko ngewe Landry nshaka kukwica? Wabyumva gute uramutse umenye ko napanze kwica umuryango wawe, ngatwara ibyanyu byose, ndetse hanagira urokoka ngakomeza kumukurikirana kugira ngo mukure mu nzira? Ikintu cya mbere wahita utekereza n'uburyo wanyizeye wese ukambitsa amabanga yawe nk'umuntu wizera ko mfite ubushobozi bwo kugufasha kurusha abandi hano ku isi. Ese byagenda gute umenye ko nyuma yo kumbitsa ayo mabanga kumbe uri kuyabitsa umuntu ushaka kukurimbura? Uko niko byangendekeye, uko niko byabaye ubwo namenyaga ko Perezida Venice ari we wari wihishe inyuma y'urupfu rw'abantu bapfiriye iwacu. Perezida Venice niwe wakingiye ikibaba Mariyamu na Rufusi ngo ibimenyetso bizimire burundu, bituma Afande Filemon abipfiramo, bituma Afande General Zeka abipfiramo, bituma ejo bundi njye n'abantu banjye bose twari tugiye kubipfiramo. Ikintu kinzanye ahangaha kugira ngo nkubwire, nje kukubwira ko amaboko namaze kuyamanika. Rwose nta kindi kinzanye uretse kukubwira ko ntagishoboye kurwana na busa. Yewe nje kukubwira ko nta kintu na kimwe ugomba kunyitegaho habe namba. Ubu ngubu ndi umuntu usanzwe, ntabwo nicuza igihe nataye ndwana, ntazi ko imyaka yose maze ndwana izagera ahangaha ikabipfa busa. Mu gihe nari ndi kubwira Ariana gutyo, niko yafashe telefone ku ruhande ameze nk'uri kunyihisha, ashaka kumenyesha abantu runaka ngo bumve ibyo ndimo kuvuga. Ako kanya mpita mubwira ko nta kibazo, nashaka ahamagara uko ashaka. Abonye ko namuvumbuye ahita azamura telefone ashyira ku meza, ashyira amajwi hanze ngo nanjye numve. Mu gutungurwa kwinshi numva Bonita ari kuvugira kuri telefone atakamba cyane avuga ati Suzimike ndakwinginze. Gema ahita avuga ati oya nta kunyinginga, ndetse nta n'ikintu mwakora aka kanya ngo gihindure umwanzuro namaze gufata. Max yambereye intwari kurusha abandi bantu bose babayeho mu mateka.
ndetse aka kanya turimo kuvugana ntabwo mba ndahangaha iyo aba atari Max. Ikindi nuko murimo kwirengagiza ukuri, ariko biragaragara ko iyi ntambara tudashobora kuyitsinda. Mwese se ntimubyirebera cyangwa se ngo mubyiyemerere ko Max ari umuyobozi wacu muri uru rugamba? Inama nababwira, reka tumukurikire kuko ari kubona kino kintu ari gukora ari cyo cyanyacyo. Petron Lewis ahita avuga ati oya, kino kintu ntabwo ari cyo cyanyacyo. Max yasaze, yataye umutwe kubera ko yasanze yaragambaniwe n'umuntu umwe rukumbi yizera ko afite imbaraga zo kudufasha gutsinda, naho ubundi nta kindi kintu kiri kubitera. Gema ati hanyuma sera, reka tuvuge ko ariko bimeze, ubundi bwo harahinduka iki? Ni igiki kiri buhinduke kuri ibyo bintu byo kuba ibyo muri kuvuga ari ukuri? Bantu banjye nimwakira ukuri, naho ubundi ukuri ntacyo mwabasha kuguhinduraho. Icyampa wenda nkanamenya aho aherereye nonaha, ubundi nkamukurikira kuko narahiye ko nta ntambwe zindi nzingera ntera Max atari imbere yanjye cyangwa se iruhande rwanjye. Gema yamaze kuvuga gutya mpita mfata telefone, mpita mvugiramo muhamagara mu izina. Yumvise ijwi ryanjye ahita atora telefone, ndabyumva, ambaza aho mperereye. Mubwira ko ndi kwa mama wanjye nonaha, ambwira ko agiye kuza kundeba. Mubaza niba koko ibyo avuze ko azankurikira aho ngiye hose. Ansubiza ko yari indahiro yarahiye, ariko ubwo twamaze guhomba byose reka turyoherwe n'iyi si yose, ubundi tuzapfe hari icyo twagezeho. Gima mpita mubwira ko mbere yo gufata umwanzuro kuza kunkurikira ko hari ikintu kimwe agomba kumenya. Ambaza icyo ari cyo, mubwira ko nijoro naryamanye n'umukobwa twiganye bwa mbere, akaba ari untwara ubumanzi bwanjye. Ansubiza atazuyaje, ambwira ko nta nyungu yigeze akura mu kuba twarifashe ngo tuzahuza imbunda na paradizo, ari uko ngo hari icyo twagezeho. Bityo araje n'ubwe mbumutware ndetse umunsi ku munsi mwiharire. Arambwira ati sheri, ndakubabariye ibyo wakoze, nta n'umwanya mfite wo kubitekerezaho, ndaje nge nawe turyoherwe, iyi si tukiyifite, abafite ibyo barwana ibyo birabareba. Maze kumva Gema wanjye aje ambwira, mpita mubwira ko atirirwa nsangiye hose, ahubwo ako kanya ndaje duhurire muri Kenti kubera ko mfite ibihugu byinshi cyane nzamutemberezamo. Ambwira ko ntegereje n'amashyushyu menshi cyane. Nuko nkora mu gikapu nkuramo ibyo nazaniye bashiki banjye, ubundi nsezera kuri Ariana mubwira ko mukunda, ariko nta mwanya mfite wo gutegereza umukunzi wanjye. Ariana mu gahinda kenshi buri icyo avuga, ubundi mpita ngenda nihuta cyane andebesha amaso. Ndasohoka ngenda ngana urugo rwa sogokuru Yeremiya avuka rwari rutuye. Mpasanga inzu, ndakomanga, hasohoka umukobwa uri mu kigero cyacu. Mubaza niba ari ushinzwe kurera Grandison, arabyemera, mubwira ko nshaka Grandison, ahita amuhamagara. Ka Grandison kaje mpita nkabwira ko ndi inshuti ya mama wako Mariette, bityo yari yamuntumyeho ngo muhereze ibyo bintu. Nuko mu gikapu nshyiramo namwe mu mafaranga nari mfite, ubundi ngihereza Grandison, mubwira ko nzagarukana na mama we kumusura igihe kigeze. Mu gutungurwa n'ibyo bintu nari nagiye kare cyane, basigara banyibazaho. Feri ya mbere muri gare ya Karuvani ntitaye ko naniwe, mpita nandikira Etina mubwira ko ngarutse mu murwa mukuru wa Kenti. Mubwira ko umukunzi wanjye yamaze kwemera guca mu nzira yanjye, ndetse nkaba nanamubwiye ko nahuje nawe imbunda na paradizo, agahita mbabarira. Bityo ndagarutse ngo uko turi batatu dukorane iyo adventure yo kuzengurukiza. Etina ambwira ko nubwo mwiciye umunezero, ariko ntabwo azabura undi musore umeze nkanjye, tube bane ubundi si tuyiryoherwe, twibagirwe byose twanyuzemo. Mpita musaba ko nshakira hoteli nziza umukunzi wanjye nyimurangire ayizemo antegereze. Etina ambwira ko arambwira mu kanya icyumba cya hoteli kimaze gutungana. Nanjye mpita ninjira mu modoka yahise haguruka. Ntabwo byatinze Etina yaje kunyandikira ambwira ko mbwira umukunzi wanjye aze. Mpita mpamagara nimero yanjye basigaranye, mbwira Gema aho agomba kujya. Urugendo ndukora nk'uko narukoze nje kureba Ariana, kugeza bwije buracya, ubundi ngera muri Kenti. Mu kugera kuri hoteli nsanga Etina ari kumwe na Gema wari wakuyemo ibyamuhishaga amasura y'ibindi byose. Agasatsi ke ku mutwe ke yakagize neza cyane nk'uko yahise yiyogoshesha ubwo yavaga ku izina rya Gema, ahubwo akitwa Suzimike. Aranyambira cyane ambwira ko urukumbuzi ari rwose. Etina ambwira ko ya live twakoze cya gihe yinjije miliyoni 8 z'amadenari muri live video, bityo niyo mafaranga tuzaheraho nayahembwa twarageze mu kindi gihugu. Mpita mubwira ko njye n'umukunzi wanjye dukeneye akanya turi twenyine. Nuko duhita tuzamuka tugera mu cyumba cyacu, iby'amasoni twabishyize ku ruhande. Gema atangira kuramo ishati yambaye, ambwira ko yabayeho ubuzima bwe bwose abubereyeho njyewe, ndetse aniteguye ko igihe kizagera akaba uwanjye, ariko nta kintu kimubabaje kurusha ibindi nko kuba ibitambo yatambye ngo azabe uwanjye ku mugaragaro byarapfuye ubusa, bityo aka niko kanya ko kugira ngo anyihe wese yirengagije byose.
yamaze gukuramo agashati nkubita amaso ku mubiri we mwiza, nanjye ntangira gukuramo mubwira ko tureke abatekereza ko twasaze kubera ko ubugambanyi bwaturenze ndetse tukaba tubona intambara tutayirwana, bakomeze batekereza uko bashaka. Ariko icyo nzi nuko namaze guhindura inzira zanjye ngahitamo umunezero wanjye kurusha uko nahitamo ibihe byo kubabara, bityo reka nanjye mwihe nirengagije ko nari natekereje ko atankurikira, bigatuma mbanza kwiha undi muntu. Jyema namaze kumubwira gutyo yamaze gukuramo n'ipantaro ari nako mutera amaso ngashyuhaguzwa, ambwira ko ibyo atabyitayeho kuko arabizi ubuzima bwo kwibohora uko bimera, bityo sinzigere na rimwe ntekereza ko azabifata nk'ikosa cyangwa icyaha ibyo namukoreye. Bityo ndi kumutindira maze yumve ibyo twateganyaga, ngo yewe igihe tuzaba tumeze neza kugera aho tujya kandi tutazi ko ejo hatabaho. Nuko nanjye mpita nkuramo twitegerezanya kugeza ubwo twasatiranye imibiri yacu itangira gukoranaho. Ibyabaye icyo gihe nzabivuga ikindi gihe neza mu buryo butomoye, ariko icyo nzi nuko twagiranye isezerano ryo kuba abacu twembi, akaba uwanjye nkaba uwe, ndetse yewe kuri iryo sezerano tukarenzaho ko muri twebwe ntawe uzigera ahangayikira undi, kuko igihe wafashe inzira yo kwibohora ariko hakazamo guhangayika, ubwo ntabwo uba wibohoye. Bityo tugiye kubaho ubuzima bw'umunezero gusa. Jyamasoza ambwira andyamye mu gituza ari nako akoza intoki mu maraso yavuye kubwo kuba amaze kubumwambura, ambwira ati batubeshyeraga ko turi ibyihebe, ariko ubu nibwo tugiye kubaho ubuzima bw'ubwihebe kuko ubu buzima bwacu twamaze kubuhara. Ngusezeranirije ko nzakora ibishoboka byose ngakomeza guharanira ubu buzima turimo. Ntabwo nzatuma hari impamvu n'imwe ishobora kutubuza umunezero tukiri ku isi, mbese keretse urupfu. Nuko duhitira mu bwogero ubundi tuvamo ku mafuresheri, dusuka ibyo kunywa mu birahure, dutangira kuzenguruka icyumba twamaze kwinezerezamo, tunywa tubyina indirimbo zivuga ko igihe kimwe twabyutse twifuza kwigenga ariko bikanga, aka kanya tukaba tuvumbuye ubwigenge bwacu aho buherereye. Kera kabaye baradukomangiye, dutungurwa no gusanga ari Etina wari kumwe n'undi musore. Etina ahagarara ku muryango avuga ko bitigeze bitinda na gatoya kuko uwo musore turi kumwe nawe ari mu nzira zacu, aho iwabo bavutse ari abana babiri ariko papa we akamurutisha murumuna we ku buryo ari we witagaho gusa. Muri ubwo buzima kuva yamenya ubwenge akarwana intambara yo gukora ibishoboka byose, akavunika agakora n'ibirenze imbaraga ze byose, ari ukugira ngo agaragarize papa we ko nawe ari umwana nka murumuna we, ariko bikanga. Kugeza ubwo nyina yashatse kubwira papa wabo ko ibyo ari gukora ari amakosa yo kurutishanya abana, bikaza gutuma barwana, papa we akica nyina. Ku munsi w'urubanza papa we na murumuna we bakavuga ko uwo musore ari we wishe nyina, abonye nta mahitamo afite ahitamo gucika bataramwambika amapingu. Ku bw'amahirwe asohoka mu rukiko. Uwo munsi nibwo yatangiye ubuzima bw'ubwigenge, aho bwa mbere yumvaga yajya kwiyunga kuri Maximilian na Giovannia ngo abindwanye nkabo bamwinjize muri syndicate yabo, cyane ko nawe ubwo yigaga byose byo kwigaragaza imbere ya papa we kurwana yabishyize imbere. Ariko ikibazo kikabaho yakura Maximilian na Giovanni, biza kurangira yitangiriye ubuzima bwo ku kibuga cy'indege, atangira akora akazi ko kuhakora amasuku, ndetse aza gukundwa cyane n'umukapiteni utwara indege amwigisha bitemewe n'amategeko. Imyaka 2 ishira ari muri ibyo, ariko kubera ko atigeze mu ishuri biza kumubera impfabusa kuko ntabwo yari kubikora, nubwo ubu azi gutwara indege aribwo yamaze igihe yandikirana na Etina baganira nk'umuntu w'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Rero nyuma yo kuba nkatiye Etina mubwira ko nta mubano tuzongera kugirana kubwo kuba umukunzi wanjye yanyiyunzeho, yahise amwibuka ubundi amubwira ubuzima twajyamo twese. Umusore arabyemera, burya cyagiye tukaba twavuye hasi njye n'umukunzi wanjye tuzamukaho muri icyo cyumba, umusore ari mu cyumba mutegereje. None ubwo barangije ibyabo natwe turangije ibyacu, gahunda ni ugupanga uko tuva mu gihugu dutangire adventure yacu. Etina asoza avuga ko ubwo uwo musore yitwa Hambo. Etina yamaze kutubwira gutyo twese uko turi bane dutangira gusatirana, ubundi twegeranye ibiganza tuvuga ko tugiye kujya muri adventure ya mbere ku isi yose izayibona, ndetse kandi kazadutunga kuko izagica ku mbuga nkoranyambaga za Etina. Tuvuga tuti dutangiye ubwigenge bwa nyabwo, reka tureke abatekereza ko turi abasazi kubera ko twarekeye aho kurwana babitekereza uko babishaka. Icyangombwa nuko turi mu nzira turi kujyamo n'icyo umutima wacu ushaka, nyuma yo kumenya ubugambanyi ingano yabwo n'ubundi ari bubi cyane kurusha uburozi cyangwa se aside. Bityo twamaze kumenya ko ubu ari ubuzima bwacu twibereyeho ubwacu, iby'abandi nabo bazamenya ibyabo. Tumaze kuvuga gutyo turaseka cyane. Etina na Hambo binjira bafata ibyo kunywa, dukomeza kuririmba akaririmbo k'ubwigenge.
umunezero uba wose. Uwo munsi aba ari wo munsi dufata inzira itandukanye n'inzira natangiye ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye ngatangira intambara yo kurwanira umuryango wanjye.